umwe ni Pastor Claude, undi akaba umuhanuzi, umuntu w'Imana, umukozi w'Imana Elize. Ikintu gitumye nicara kuri iyi kamera ni urupfu bapfuye. Elize na Claude, ikintu cyambabaje ni uko bapfuye kandi bagapfira rimwe, kandi bagapfa urupfu rumwe. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose tuba. Ndabashuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana mwebwe mwese abadukurikira, abakurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi bigenda binyura ku Baheburayo TV. Amahoro y'Imana abane namwe, Kristo Yesu abishimire kandi umwuka w'Imana akomeze kugenda abomaho. Mwifurije icyumweru cyiza aho uherereye hose, kandi mvuga ngo ukomeze guhirwa. Batubonye ari ku manywa mbifurije igicamunsi cyiza, tubonye ari ku mugoroba umugoroba mwiza. Ababonye kino kiganiro kandi ari mu gitondo, namwe mbifurije igitondo cyiza. Imana amahoro ibane namwe nkuko mubimenyereye kandi nkuko mubizi. Ndi mwene so Ngoboka Miriam Theo. Ni kenshi tujya tubana kuri channel, tukagenda twungurana ibitekerezo ndetse tukagenda tugira n'ibyo twigira hamwe buhoro buhoro. Rero uyu munsi ndagarutse, ariko ngarukanye inkuru mbi. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru iteye ubwoba. Nanjye nkimara kuyumva nahise numva nsheshurumeza, kandi numva ibi ngibi atari ibintu nakavuze ngo byakagombye kutubaho nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu bamenye Kristo, nk'abantu basobanukiwe ijambo ry'Imana, tena tubasha no kuba twaryigisha abandi. Ni inkuru y'akababaro rero, ariko wenda mbere yuko nigeraho reka tubanze twiragize Imana Data wa twese kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro kandi ize no kudushyigikira. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana y'amahoro, Imana igira neza kandi Imana y'urukundo, turagushimye twebwe abo warinze uturinda imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushimye abo wasigaje kugira ngo dusigare dutunganya ibidatunganye, kandi turagushimye twebwe abo wagize nk'intumwa kugira ngo tugende twamamaza ubutumwa bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ahangaha tuje muri wa mwanya, muri iki kiganiro ndakwinginze ngo ubane natwe, ntaba ari njyewe wivugisha, ntaba ari njyewe uvuga nkanjye, ahubwo nyoborwe kandi nshoborwe n'umwuka wawe wera. Urakoze Yesu kuko ubana natwe kandi urabana n'abagiye gukurikira kino kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana amahoro ibaho umugisha nkuko mubimenyereye. Ni mwene so Ngoboka Miriam Theo, ndi umupapa ndubatse, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Impamvu mba mvuze ngo ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nuko hari ibyo twabonye kandi nabyo biza byitwa ivugabutumwa, ariko tuze gusanga atari ivugabutumwa ryiza. Hari abo twabonye batangirana ivugabutumwa ryiza, ariko finaloma iherezo ryabo cyangwa se iherezo ry'ubutumwa bavuze nanone ntiryaza kugaragara yuko ari ryiza. Ariko njyewe ubwanjye reka nivuge, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma nk'uko nabibabwiye, ikintu gitumye nicara kuri kamera
ikintu gitumye mbumbura akanwa kanjye nta kindi ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru nawe ubwawe navuga ngo ukimara kuyumva, ukimara kuyisobanukirwa, ndahamya nashidikanya yuko iyi nkuru nawe ishobora kuza kugutera umubabaro. Reka wenda mbere yuko mvuga kuri iyi nkuru manze dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana aba ari ryo riza kutuyobora, ritubere nk'umuyobora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 murongo wa 15 ndetse no 16. Uwa 15 navuze ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Reka wenda nongere nse nubisubiramo gakeya kugira ngo ubyumve neza. Haravuze ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvishe kuri data byose mbibamenyesheje. Uri kumva? Murongo wa 16 turavuze ngo simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Reka nongere mbisubiremo. Simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Aya ni amagambo Yesu yavuze ari kubwira abigishwa be. Aravuga ngo mugende mwere imbuto, araje avuga ngo kandi imbuto zanyu zigumeho. Ubundi nahangaha ngira ngo wenda tuze kuzamukira, ngira ngo wenda abantu bamaze muri no minsi, uyu munsi turi ku cyumweru, guhera mu byo kuwa gatatu, ngira ngo abantu bari kuri zino mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko abakurikira Ikaze TV Rwanda n'abakurikira Isaro TV, ngira ngo mwumvisheho abagabo babiri bari kugenda batukana. Umwe ni Pastor Claude, undi akaba umuhanuzi, umuntu w'Imana, umukozi w'Imana Elize. Ikintu gitumye nicara kuri iyi kamera ni urupfu bapfuye. Elize na Claude, ikintu cyambabaje ni uko bapfuye kandi bagapfira rimwe, kandi bagapfa urupfu rumwe. Nimba ivuga gutya utaza kuntera amabuye cyane, ahubwo ubanza usobanukirwe urupfu ngiye kuvuga. Pawulo yandikira Abefeso aravuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Yusomye aravuga ngo kandi atuzurana na Kristo. Hanyuma umuntu wapfuye agapfira muri Kristo, hari ibintu bimuranga ko agomba kuba yarapfuye. Wenda kugira ngo mubyumve, reka dushyireho kano kaudio ubanze ukumve neza, wenda tuze kugaruka. uzamenesha ikisa kiruta inkota nateraguwe umubiri bakantobagura bakanyagiza iri jisho ryanjye rimeze gutya mwerwa mubyinira aho umuntu aritanze kuzimu ntago ari bagenzi bawe bakoze ibingibi babagome nkawe nkuko nawe uri umugome bakantera kuri byuma bakanyagiza urumva hari yavuga ngo nimbo yahuye n'abagizi ba nabi n'amabandi urumva yagiye kubibanda amabandi bagenzi be nibo bamuhatuye kubera yuko yari yakoze bagiye kwiba hamwe hanyuma rero bapfa amafaranga bagiye kwiba avuga ko ngo wahagaritse umugisha we mbese nyinase cyangwa n'Imana yo mu ijuru itanga umugisha hari se hari nyina yego
abo nibo batanga bashobora guhesha umuntu umugisha bati genda ucuruze genda wige genda ugere gutya genda ugere gutya ntabwo ndi se wa Elise sindi mu rumuntu we sindi mukuru we ntacyo mvana n'iriya mayibo ibi bivuga byose ariko aho bigeze ndashaka kubwira ko ngiye kugukubita ku buryo utazongera kurya ku muhanda rwose ndashaka kubwira ko iyo ribu uvuga hariya kuri kaduheranga none se ndashaka gukubita baza wumve se kina amajwi ya wa mugore wo mu Karunda hariya ku Kanzenze avuga ngo ndashaka kunyara ku muhanda wabyumvise neza ari we ufite amajwi yagiye kurya ku muhanda akanyara ku muhanda yashyutswe ndende umukobwa akamwiba umugore akamwiba wabyumvise bari kuraba ariko ayo majwi muyashake muze kuyashyiramo ayo majwi muyashake cyangwa urebe nuko arica nimwe yacuranze ejo bundi wabyumvise bari kuraba ngo ndashaka kunyara ari ndo bivuga icyo gihe Elise yego warashaka kunyara mu bintu by'ukuri Pastor Claude kuba yatukana Pastor Claude kuba yahagarara hari akavuga ibishegu Pastor Claude kuba yahagarara akavuga iby'ubumara n'iby'ubugoryi ntabwo ari ibintu bitunguranye kuri Pastor Claude ntabwo ari ibishya kuko nukurikira ibiganiro bye byinshi nugusubiranya na Bosco Empire nugutukana na Pastor Mutesi nukwataka n'abandi kwataka kuri Pastor Claude ntabwo ari ibishya mu minsi yashize navuze aka kantu abantu bamwe barakumva ariko abandi ntibakumva naravuze ngo Imana irababaye kandi babajwe n'imirambi iri kunukira mu murimo wayo navuga ngo Imana yabishingurira urusororo iba yarujuje urusororo reka nongere mbisubiremo Imana irababaye kandi babajwe n'imirambo yapfuye ariko inukira mu murimo wayo ntiyava no mu murimo wayo byibuze ngo ishyingurwe ahubwo iguma mu murimo kugeza ku rwego rw'uko inukiye abari mu murimo rimwe na rimwe ugasanga abantu basohotse mu murimo kubera imirambo iri kunukira mu murimo kabiri ugasanga abantu batinye kwinjira mu murimo w'Imana kubera imirambo iri kunukira mu murimo w'Imana ntawe nise umurambo muze kumbabarira ariko nanone iyo tugiye kureba dusanga mu buryo bw'ubumana mu buryo bw'ubugingo abo twari tuzi ko ari abakristo abo twari tuzi ko ari abavugabutumwa abo twari tuzi ko bari abahanuzi uyu ugiye mu murimo w'Imana usanga bararumbiye Imana bikarutwa n'uko bataba bari mu murimo w'Imana nimvuga ibi nkimara kubona ikiganiro cya Elise Nsenyimana Elise njyewe narumiwe mpita nibaza Elise we ubwe uhagarara kuri kamera ujya mu nsengero wigisha akaza akavuga ukuntu abadayimoni bagenda akigisha akaza akavuga ukuntu asengera karande zikava ku muntu akigisha ijambo ry'Imana akavuga ukuntu yahowe ubutumwa bwiza agahorwa ijambo ry'Imana akagambanirwa kubera ijambo ry'Imana agatukwa kubera ijambo ry'Imana agahomba bimwe akagira ibintu ahomba kubera ijambo ry'Imana uyu munsi akaba yatinyuka akaza akicara kuri kamera tena akicara no kuri ya shene yavugiyeho ijambo ry'Imana yarangiza akajya kuvuga amagambo nk'ay'abashumba yo gusubiranya na Pastor Claude Elise wafashwe ryari burya nawe waranduye impamvu nifashishije iri jambo rivuga ngo simwe mwantoranije
ahubwo ninjye wabatoranije kugira ngo imbuto zanyu zigumeho. Ni iyihe mpamvu? Elize, abantu bakwizera, reka mvuga ngo bakwizeraga kuko hari abakikwizera. Nanjye nshatse zisa navuga ngo buriya waracitswe, ndacyakwizera. Abantu bakwizera nk'umuntu bashobora kujya gushakiraho ibyo gukiranuka, ibyo kwera no gukiranuka. Kabiri, abantu bakwizera nk'umuntu ufite disipurine, warezwe, nubwo ntazi imikurire yawe, nubwo ntazi kurerwa kwawe, ariko abantu bakwizera nk'umuntu warezwe. Kuko iyo dufashe inzira utubwira wanyuzemo, niba utubwira uti ngewe nakoreye RBA, nakoreye televiziyo y'u Rwanda, nyikorera imyaka iyi n'iyi, nyura kuri BTN makorera imyaka 8, ngewe nshinga isarutire, aya mashene yose wanyuzeho ni amashene dushobora kuvuga ngo aha ni ahantu hagaragaza yuko ufite ikinyabupfura, utandukanye na indisipurine ifite aho yarerewe, ikagina ko ifite aho yabaye, nari mvuze kurerwa sorry, ifite aho yabaye, ifite ibyo yakuriyemo, yajya no kuza ku mihanda kaza ariko ameze. Izi saha niba ushobora guhagarara ugafata isaha amasaha 2 kuri televiziyo, imagine abantu uri kubwiriza bakeneye kukubona muri za mbuto bakubonyeho n'ubundi uri kubwiriza, bakeneye kukubona muri za mbuto bakubonyeho uri kubasengera. So hari abuzu mu biganiro nagiye numva ngo abo yaterese, ibyo ni ibivugwa. Niyo byaba byarabaye, buri muntu agira kera he. Kabiri, ibyabaye uyu munsi byagendanye n'umunsi wabyo, uri kumva. Ariko abakwizereyemo kuri umukozi w'Imana, nibakomeze bakubone nk'umukozi w'Imana. Ndagira ngo nihute ntanga urugero. Iyo ugeze ku giti, wenda ibiti reka nkoreshe nk'umwembe, ariko nkoresha igiti kinini cy'umwembe, cyangwa se reka nkoresha avoka kuko nizo zikunda gukura zikaba ndende. Reka tuvuge avoka ni urubuto, umuntu yahageze agiye guhanura izi mbuto ku giti cy'imbuto. Abantu bahanura bitandukanye. Indisipurine yije guhanura ikoresha amabuye n'imijugujugu. Kubera iki? Ntabwo iza agaciro k'izo mbuto. Wibuke imijugujugu irangiza igiti, irangiza imbuto ziteze. Kabiri, nizeze nizihanuka zirahanuka zangiritse kubera ko zirikubita hasi. Uyu muntu uri guteramwo amabuye agateramo n'imijugujugu, nubwo ashaka imbuto ariko ntabwo azi agaciro k'imbuto. Ntabwo iri jambo ryumvishe, namwe mudukurikiye ntabwo muryumvishe. Uyu muntu uza guhanura imbuto ku giti cyeze, umwembe cyangwa avoka, yarangiza agateramwo imijugujugu. Uyu muntu arashaka izi mbuto ariko ntazi agaciro k'izi mbuto. Dore umuntu uzi agaciro k'izi mbuto, iyo aje kuzihanura yurirana umufuka akajya aca agashyira mu mufuka, yarangiza akazururukana akazisukaho yateguye, akongera kurira. Uyu muntu ntiyifuza ko hari urubuto na rumwe rwangirika. Kabiri, ntiyifuza ko iki giti yakuyemo imbuto cyangirika. Inshuti bakundwa bera b'Imana, mureke gupfa, mureke kubona abantu barapfuye ngo namwe mwifuze gupfa nkabo. Mureke gupfa nk'abantu bapfuye. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Habaye iki? Ni iki cyabaye? Izi saha ngo ntabwo mvuze ngo ntawantuka, mwanuka muranantuka,
kuko hari abantukira muri komenti, ariko ngiye ngoboka niba nzi ngo ibyo mpagazemo ni ukuri, nta mwanya mfite wo gusubiranya nawe. Kandi ukuri nakubwiye ni ukuri, nta kundi kuri ndaza kongera kukubwiraho, kongera kugereka hejuru y'uku kuri. Ni gute niba twebwe, umva ukuntu Yesu yabwiye Petero, Yesu baje kumufata, Petero ngo afata inkota aca ugutwi k'umusirikare wari uje gufata Yesu. Yesu aramubwira ati woya Petero, ntabwo urugamba turwana ari urw'umubiri, ntabwo ari urugamba turwana. Ni gute ushobora kuza kuri kamera ugafata umuntu warwanishije umubiri, weho utari umubiri, warangiza ukaza kurwana nawe ukaza kumusubiriza mu mubiri? Ibi byaba bimeze nk'ibya wa mugabo ngo bari gutongana, umwe ari hakurya y'umuhanda undi ari hakuno y'umuhanda, haravuga ngo reka Gakiza mbe nkarambitse hasi manze nze tubonane. Ntago kuvuga ngo ugiye gukubita Korode, ntago Korode ari kuriya bamukubita, mureka bamukubita barahari, ibizamukubita birahari. Kandi Korode nawe ngo ugiye mwaretse kwica amazina yabo muri bo, ko ari mwebwe muteje umuraba, ko ari mwebwe muteje akaga, ko ari mwebwe mutumye ab'isi batwubahuka. Ubundi mwaje muvuye, ubundi ni ibiki byabafashe? Mba ndi kwibaza ni ibiki byabafashe bituma mushobora guta agakiza k'umwimerere, umuntu akibagirwa uwo yarariwe. Umva ukuntu ahangaha Yesu yabwiye abigishwa be, ntabwo ngo ngiye sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja atekereza, ntabwo ngo ahubwo ngewe mbise inshuti. Kuki mushaka kuvuga amagambo nk'ay'abagaragu? Kuki mushaka gushondana nk'abagaragu? Kuki mushaka kwitwara nk'abagaragu? Habaye iki? Ubundi ni iki cyabaye? Byaje bite? Ngo uri kurwana ku izina ryawe. Ntabwo izina ryawe ari uku. Ndagira ngo nkubwire Elize, uza bashatse kubaka amazina bikanga, uzi imbaraga bashyizemo. Hari abashatse kubaka izina bashyiraho imbaraga zirenze izo washyizeho, kubaka izina biranga. Elize ntabwo ari uko ari weho waryubatse. Izi saha tuvugana Imana niyo yari kubakiye, ishatse yanaryisubiza abantu ntibibuke yuko unabaho kandi uhari. Ntabwo izina ntabwo ari ukubarirwanirira. Cyokora niba ariko waryubatse, ntari rwose neta nkubwira ni courage tu, komereza aho ngaho, rirwanirire. Niba atari ko waryubatse, utekereza yuko iri zina ari wowe waryubatse? Nongere mbigusubiriremo, uza bashatse kubaka izina, uzi ukuntu bangana, ariko bikanga, bafite ubushobozi, bafite amikoro. Hari abashatse kuryubaka bakina filime biranga, hari abashatse kuryubaka abanyamakuru nkawe biranga, hari abashatse kuryubaka bajya mu buhanzi basohora indirimbo, izo ngizo ntizigera zinumvwa. Hari abashatse kuryubaka. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo ibisitaza ntibizabura kuza ku muntu w'Imana. No, ntabwo sitaza byabura kuza. Kandi nimvuga y'amagambo yaba Pastor Korode yaba Elize, mutagira ngo ngewe ndabanga. Nta numwe nanga. Cyokora Pastor Korode nshobora kuba narabonye imbona nkubone nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3. Abandi mwese mbabona kuri YouTube. Pastor Korode nawe ntitwigeze tuvugana kugeza izi saha. Anambonye yambona nkunze, ariko ntiyambona nk'uwo twavuganye. Ndagira ngo ndagira ngo mbagaye. Se mwuka Imana,
muragira ngo abantu ba pasiteri ko na Jack atagitukana, Jack ko nawe atagitukana, dore imbogo ko yitahiye, noneho te n'abantu b'abavugabutumwa, abantu b'abagabo, ubu muragira ngo mujye gushondanira ku mbuga nkoranyambaga nka Jack atarakizwa. Nsige numva ngo yarakijwe, ibindi ntabwo mbizi, ntabyo ndengejeho kuri Jack. Icyo nzi cyo nuko avuze ngo ntagitukana, nta bindi. Kabara kavuga ati ngemba nkubwiza ukuri. Rize natungwe n'amagambo uvuze ngo Korode ngo arikana ngo mbese ngo ntataha, ngo ngiye kugukubita. Pastor Korode wamwihoreye, ibizamukubita ko bihari, abazamukubita ko bahari. Ubundi ubona Bosco Impa yamworoheye? Bosco Impa yareka hangane na Pastor Korode, ntari ibi ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Ariko wowe hari ibintu bitaranga umukozi w'Imana. Nababwiye ngo nasomye ijambo ry'Imana ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho, hanyuma mugende mubwirize, mubwire abantu kwihana, mubabwire kwirinda, ariko namwe mwirinda. Se wowe uraje ngo mwirinde gukora ibi, ejo mukanya uraje ukoze ibisa nabyo, umurushije iki? Ahubwo naba nawe uzi yuko hari amagambo muvugira kuri kamera abantu b'abagabo ukibaza koko nibo babivuze, ukibaza se ni iki cyaba cyabiteye? Ntabwo byubakitse, ntabwo byubakitse, nta nubwo byubaka, ibintu ntabwo ari sawa. Yes, ntabwo ari sawa. Rero ntabwo nifuzaga gukora iki kiganiro ngo nkitindemo, gusa nari mbonye mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'ivugabutumwa, nari mbonye murimo nkurumbira Imana, nari ndimo mbonye mupfa, kandi njye ntabwo nakwifuza ko mupfa, ndagira ngo mugaruke. Nari mbonye mupfa rwose, muri gupfa, nkabona muri gupfa, ko ndavuga nti oya, ntabwo nakwemera yuko mupfa, ntabwo nakwemera yuko mupfa, ntabwo nabyemera, ntabwo nabyemera yuko mupfa. Kandi ndeba ndabaha umuti tu, kereka nimutawemera, ndabavugutira, kereka nimutawushaka, ndawubaha, yewe ndawubaha, kereka nimutawushaka, ariko nimutanawushaka nimunapfa muraba mwizize, si njyewe muraba muzize, ndetse n'amaraso yanyu ndabanyakarabye, nta n'ikimana izambaza kuri mwe. Ndagira ngo mbwira abantu mushaka kumbwira ngo mba nabasanze ku ruhande, ibyo bakoze yabivuga butumwa bari kuri YouTube no gushwana bashwaniye kuri YouTube, no kubahugura ndabahugurira kuri YouTube, ntabwo mbica ku ruhande. Bagaruke abantu b'abagabo babiri, umwe afite abana undi afite abana, umwe ati ntacyo wankora, undi ati uzi ko murutwa n'abahurira mu nzira ari babiri bagahana amangume, urushije imbaraga undi agataha n'undi agataha.
cyangwa bakabajyana kuri RIB. Ibi bintu ntabwo ari byo kandi ndagira ngo ndebe abantu banshyigikiye muri aya magambo, banshyigikiye muri iki gikorwa cyo kuza njyewe ibyo ntashima simbishime, kandi abumva ko ibyo mvuga ari ukuri munyemeye duhurire muri comment mubimbwire, abandi mubigaragaze mukora like, uri kumva, hanyuma mumbwire uti ibyo uri kuvuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo, ibyo uri kuvuga byari byo ariko kosora ibi, ibyo uri kuvuga ni uri kumva, ibyo uri kuvuga si byo ahubwo ivugira ibi. Ariko ntabwo nakwemera ko abantu bapfa mbareba bajye kunuka we. Oya, mugarukiraho ntimukongere ibi bintu, nta mugisha birimo, nta mugisha. Izina si uko baryubaka, nawe si uko baririmba. Kandi Pastor Claude ntushaka imenyuta abantu niba bambwira gutya, niba muri comment bandika gutya, umenye ngo abantu si bakwanga, ahubwo hari umurongo bifuza ko wabamo kurusha uwurimo, kandi uwurimo babona utakubereye. Ntabwo umuntu w'umushumba pastor ntabwo ari uwo kujya gutongana, gutukana, gushwana, guharabikanya, gusobanura ijambo ry'Imana rivuga ngo muba abagabo nyabagabo, kandi koko muba abagabo nyabagabo. Rikanongera mbisubira, ijambo ry'Imana rirabivuga rikavuga ngo muba abagabo nyabagabo, kandi koko ni muba abagabo nyabagabo. Ukagira ngo ndabanga, kumbanga ndabakunda, ikimenyimenyi ndi umwana mwiza. Ndagushimiye wowe wabanye natwe, wakurikiranye iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nyemera unyarukire ku ijambo ryanditseho subscribe, rikandeho, arahita haza akazogera, gakandeho, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi bikurikiye. Niba mvagikunze kanda like, niba ari wagisangiza kora share. Niba kandi nanone wumva hari inyunganizi cyangwa igitekerezo, reka duhurire muri comment, tubwire uko ubibona, uko ubyumva n'uko ubitekereza. Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom shalom.